Daho guca dufata ifoto negereye dufata ni mumure mama jajara mu khamaru jajara kane machana pata kaka bora karahari karavuga karamuri bura karama mwegeye amatwa afata abasore byuka sawa YegoDeep.com kugeza kwihereza ry'ubuzima uzahora wa mbere nawe uzakuza imbere ibibazo byose bizaza ingorane tuzanyuramo byose tuzabisangira kuko ubu tubaye umwe nabyemeye tuzasangira ibyishimo ndetse n'agahinda inshuti dusangire abanzi nawuza kwanga mwansige mu gihe ngihumeka umutima ugitera muzumva uri wenyine imbere y'Imana imbere y'abantu iri ni isezerano ritabaho ndagereye kugeza kwihereza ry'ubuzima uzahora wa mbere nawe uzakuza imbere ibibazo byose bizaza ingorane tuzanyuramo byose tuzabisangira kuko ubu tubaye umwe nabyemeye YegoDeep.com imbere y'Imana imbere y'abantu iri ni isezerano ritabaho kugeza kwihereza ry'ubuzima uzahora wa mbere nawe uzakuza imbere ibibazo byose bizaza ingorane tuzanyuramo byose tuzabisangira kuko ubu tubaye umwe nabyemeye nzahabubabaye mawe wishimye amarira nashoka nzaba uwa mbere kuguhoza nibiba ngombwa turirane kuko turumwe kugeza kwiherezo ry'ubuzima uzahora wa mbere nawe uzakuza imbere ibibazo byose bizaza ingorane tuzanyuramo byose tuzabisangira kuko ubu tubaye umwe nabyemeye YegoDeep.com Shahanu kwanu rukundo rati
abavandimwe n'inshuti babifurije urugo ruhire, ababyeyi barishimye babifurije amahoro, muzabyare muzaheke Uwiteka barebe neza. Kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze, uno munsi ni uwanyu tubahaye impundu. Kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze, uno munsi ni uwanyu tubahaye impundu. Impande z'imihanda bamwe bahagarika akazi kabo, ari ukugira ngo babanze bihere amaso, yego abandi bagenzi mu nzira barababiza ngo muceho, ibyo byose ari ukwerekana uko kunesha. Kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze, uno munsi ni uwanyu tubahaye impundu. Kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze, uno munsi ni uwanyu tubahaye impundu. Kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze, uno munsi ni uwanyu tubahaye impundu. Kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze, uno munsi ni uwanyu tubahaye impundu. Kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze, uno munsi ni uwanyu tubahaye impundu. Mubyeyi wangabiye akatsi kepfo n'akaruguru ngatunga nka mirenge ku ntenyo, kandi ukandindira abantu ubworo, ndavuga ko wangabiye ndatunga. Nigeze kubona mu ndebye nza gusanga hari umubyeyi muhuje ibigwi, nkundira kandi namwe nabizi imisozi wageze ni miremire muri Kongo ni kure cyane, ariko si kure nongoye buriya tujya tugira ibihe
mu mezi nk'aya ngaya yo kwicara tukaganira, nta niyo mpamvu natwe twarangiza tukajya no mu mihigo yacu. Muri ubwo buryo rero twari mu mihigo ibiri. Iya mbere ni umwana wacu wari ushoje amashuri, akaba arimo yandika igitabo, ariko igitabo akaba ageze kuri 80%. Nuko rero jyewe ni rwose ndagira ngo ubwiriye mihigo dufite, ariko na Yesu yaravuze ngo mubanze muryeho mwese. Rega buriya ushobora kukubwira ndashaka wikubise hasi. Murakoze cyane babana nyabuna. Ndagira ngo mutambuke twakire mufashe twakire John. Gasinduka wikubise hasi nako buharyoha. Nta kibazo ntabwo ndi kubwira ahubwo ibyo muri twagiye turabyandikisha. Iwacu maze niturangiza tugire gutya ngo mwese mwakire mubeho mwese. Ndabizi nyir'urugo niwe ubanza, ariko byongera kwaka soma rwose, soma ushire imyota ryoni. Murakoze cyane. Maze ndagira ngo abana ntibagutwaze bagukiriya, wicare ukomeze ufite birantega mu biganza nyemerere ayabuze maze tubashimire kuko ari abataramye beza. Mubyeyi John rero wumvise ko data abahaye ikaze, ati kandi mbakiranye ubwuzu, urugwiro, mbakiranye urugando n'urugunga n'ineza iganje mu rugo rw'umubyeyi Yohane Damascene. Ati mwicare mugwe neza, ariko muri aka kanya munyemerere buri wese aho yicaye abwire mugenzi we ati isange wisanzure kandi ugubwe neza aho uri hakunyure kandi ugwe neza. Musanze hanyuma rwose bazana imiheha, abagendanye na John bose babakire babidufashemo kandi dukomeza kuganira mukirigitananga uwo mujyo abo tugana, abaturuka, ababyeyi. Uranyemerera mpamagare abana banje nazanye nabo bikoreye ubwererano bayinshikirize nyakubahwa, nawe mufashe uyakire niba unyemereye. bisanzwe umuryango wanyu n'uwacu dukora igitaramo kandi tugahura tukaganira. Yego nyakubahwa mubyeyi mwiza, dore ko buriya umutwe umwe wegera inama ariko ntiwikemura ikibazo. Kandi arakavuze ati tugiye kubasengera. Yesu burya yabanje kugaburira abantu, afata intumwa ze arazigaburira, amaze kuzigaburira ati noneho nimwumve ijambo ry'Imana. Dufite abantu bazi gusenga ntugire ikibazo, dufite abapasiteri, dufite abapadiri, dufite n'abahadi. Idini ushaka ryose turarikwereka. Nibaza ko MC avuze ngo isaramare ko, arongera ati Yesu ashimwe, arongera ati Yesu akuzwe. Buriya byose babikiriza bavuga ngo amina. Iyo uvuze ngo amina beba ngo bibe bityo. Buriya rero yasenze kare, ntugire ikibazo. Abantu bose uko bakijijwe mu idini ryabo bafasha. Rero mubyeyi rwose mfasha unyakirire y'urwerera twaje twikoreye, twayizanye kugira ngo tubone uko dutaramana, ariko muri cya gitaramo tugiye kugira nanjye nitwaje y'urwerera mfasha uyakire.
ndabona ari ibikarito kandi umubyeyi intwererano ngiyi ntabwo ari igikarito gusa ahubwo ni uko yaje ipfutse kandi agapfundike gatera amatsiko uretse ko binsabye nk'umuntu waje akugana nemeye amabwiriza ko wenda umukobwa niwe mwikorezi mugira kuko ubundi abikorezi bari bahari ariko zikagaburwa n'abakobwa umwikorezi hari umusore ariko kuko umukobwa yaje kugabura niyo mpamvu aribo bayigiye hafi none se wamuma nawe yijyanye n'umukene uzagakunzaba kuko ntabwo naje kandi yaje yikoreye ndashaka kubikorera na nyirabyo ibyo uwo muhango nawe tuzawigira uyu munsi nari naje kugusura ariko urakoze cyane reka meye koko vuma ariko urambwira inzoga ni nyinshi yego ushobora kuwupfunyikira sinzi niba ari bwaho bw'iwacu Musanze yego wambwira iyi nzoga bayengera hehe yakorewe he ndabona sinzi ibintu bishushanyijeho iyi nzoga bayengera muri Musanze mu murenge wa Musanze mu karere ka Musanze bivuga ngo byose ni iwacu byose ni iby'iwacu tugira ikibazo rwose uyu ni umukuzo n'inzoga ya hano iwacu urakoze cyane niyo mpamvu ni nakubwiye ngo ntume ubuse nikaze kuko ntabwo ugoranye mu guhagarara wenda banakubwira n'ibindi byangenzaga nubwo maze kuguha intwererano oya genda ubanza wiyicarire ntabwo uhita uvugira ku ntwerereye genda wicare nurangiza urakoze cyane tubanza twikemura ikibazo turimo ndumva uhise ujya mu kindi kandi cyane tutarakirangiza nagutumiye ngo uze tuganire ku kibazo ufite none uzana ibindi bana bicara murakoze cyane urakoze ni beza gatati ihangane nagutumiye ngo uze umfashe mu kibazo mfite mu rugo iwanjye ati kandi nizeye ko uraza kukimfashamo ati nagutumiye nk'imfura mubona atumiye kandi ngushyira ku isonga gushyira ku ruhembe kugira ngo mubaza gufata ijambo uze kuba nyambere ndaza kuguha urubanza mubanze muri abo bose baraza kumfasha muri uru rubanza atariko ntabwo uravugira ku ntwererano ahubwo intwererano yasanze izindi ntuza kugira nanone ijambo muri uru rubanza uraza kugira n'icyo wavugira abasaza ni abataramyi beza mu bambera amashyi bose mwamba undi mwanya wo kugira ngo ngire icyo mbabwira nubwo twaje nuko twumva ko hari ibindi tubakeneyeho nyakubahwa rero nkaba nagusabaga ko unyemerera bakampa undi mutsama nateguye wo kugira ngo bose bumve ko bishobotse kuko ndasaba sintegeka iyo nza gutegeka mba nabivuze ntabigusabye ariko nyakubahwa ku ngoma wo kabyarawe unyemerere noneho ubwira ibyagenzaga ariko mbere y'uko mbivuga abanza nongere mpamagare wa mukobwa yongere anzanire indi mpamvu igendanye nayo uruhuke uca akabagi banza uruhuke wowe kabyarawe nk'uko nakubwiye ngo naje mpagarariye umuryango ntabwo ngugora guhagarara imbaraga ndazifite nayo mpamvu nabo bambwiye ngo aba ari nje uhagarara ndagira ngo mubwire ngo waje musobanurira ikibazo dufite yego kandi ntikirakemuka rwose mpagaze tuti babakire yaba imiryango yombi ku mpande zombi twakire amazi kuko bwakeye ntabwo bivuze kuvugira mu basaza twemere twumve abasaza twumve icyatuzanye iyo nyaboneka ntabwo tuzi icyo ishingiyeho wasanga afite ubukene yifuza ko data yamumara birumvikana twemere rero tutaramane neza tuze gucura inganji kandi buri wese atahe yishimye
murakoze ubwo munyumvishe. Imiryango yateranye kugira ngo turebe amanota aho yaba. Rero usanga aribyo turimo byo twakuganirije kare, ndetse turanabatumira kugira ngo muze mudufashe icyo gikorwa. Rero turebe niba twagiye itariki cyangwa twakira tukagikora, ariko wizana icyawe icyacu tukiyiriramo. Ese iyo 20 umwana wacu nyagasore igitabo ntabwo kubabaje? Mwese urumva kuko twaje tubagana nk'umuryango ukunda ubundi kandi tukaza ku inshuti z'umuryango, ntabwo mwagira ikibazo ngo kibicanye mwenyine, ahubwo natwe kidufasha, kuko iyo kiza kuba yicanye mwenyine tuba twakibatereranye, ariko twaje kugira ngo dufatanye. Kandi urakoze cyane rwose wawe kugira ngo nanone data ati ese niba waje kukimfashamo urabona ayo manota kugira ngo yuzuze 100%, ayo manota yava hehe? Ese turamuha ubuhe bufasha? Umwanya uracyari uwanyu. Twarushubije abo nta muntu numvise. Urakoze cyane John kudusubiza cyose turimo. Uraza tukaza kureba niba umwanya wawe uhari nawe tukacyakira, kuko ikindi ndabona tugiye kugiterera ntoze gashe. murakoze cyane, murakoze. Nigeze kukubwira ko yangabiye akandinda byinshi byatuma nsabiriza, ariko muri aka kanya mpaye uburenganzira ngo nguhe umwanya, hanyuma ujye juru uko wumvishe Noheli. Urakoze kongera kumpa amahirwe yo guhagarara imbere, nakwizirinzeho cyane kuko nashakaga kugira ibyo Bwana Samuel, rwose mbigushimiye mbivanye ku mutima, rwose urakoze, urakagira impundu, urakagira Imana. Rero Samuel, nk'uko nabigusabye, nyemerera mpamagare yewe umukobwa we uri mu mbere aho, negereza ka kantu nagusigiye kandi jya kuba Samuel. Uranyemerera niba kakugoye uze rwose wakire iyi nzoga. Urabona noneho yo uko iya mbere yaje ipfundikira urabyiruka sinkunda ibintu bihishwe. Ijambo uvuze bwa mbere ngo ka kantu nagusigiye, barumenya rwose bakamenye twamusigiye se ntabwo ugiye kudusigira natwe? oya, dusobanurira ako kantu. hari namubikije nta kandi nako nikagiye cyangwa ndakakubwira. Wakamubikije ntabwo urakaduha? Karaza mu kanya kuko wakazaniye rimwe se? oya, ahubwo kamanza nzaniye inzoga rwose, maze nyiguhe uyakire, kugira ngo niwumve ko iyi jambo mu rugo rwawe uba wumva ko nayivugiraho ijambo, unyemerere mu rwakubwira iryo banga rindi riri inyuma. Mbese izo ijambo abo umuryango tuko ijambo ritanganywe tukirinda kugura. Ni ruswa ugiye gutanga? oya, si ruswa, ahubwo ni ukugira ngo mugenda bamubwira ijambo ube nawe ucuru, ube nawe usoma. Ni nyoroshye si ukuvuga ngo mu muhogo hari iyo nzoga, ahubwo ni ukugira ngo isange izindi. Niba unyemereye rwose, si ukuvuga ko tubarusha inzoga, ariko bihereze isange izindi. Yewe muyishyire mu zindi, muyishyire mu zindi, yishyire mu zindi, shyira mu zindi hariya. Urakoze cyane, genda wiyicarire tuyishyize mu zindi. Urakoze kuko
munyemerere uyu mubyeyi atarahina uruti yagize ati ni inzoga isaba ijambo kandi munyemerere muyisogongere, hanyuma nimumara kuyisogongera nibanyura mbona aho banyura, hanyuma mbabwire ijambo ry'iyi mbaga, ariko njye siko mbibona. Ntabwo rero yayisizemo umunaniro ngo ibanishyiramo umuhanganyi hangamure, hanyuma nka mwene mugabwa-mbere tuze kumva ko ikwiye ijambo. Nyemerera rero data mutarasubira mu byicaro ngo muhine uruti, mwegere imbere rwose iyo nzoga muyisogongere, hanyuma nimwumve ikwiye ijambo muze kumva ijambo ry'umubyeyi. yaravuze kujya mu zindi, nari ngiye kwishyira mu zindi ngategereza iy'ijambo. Mwihangane siko se bimeze rwose, igiye mu zindi iy'ijambo izi kandi urakoze cyane. Yego namwe ndagira ngo b'abakobwa kugira ngo twumve ko ari ijambo. Ubundi inzoga zose nagutuye ntayo twagiye gushakisha mu yandi mahanga, ahubwo inzoga nagutuye zose twazengeye iwacu mu rugo. Zose ni zo mu rugo. Yego. Uriya ngo iriya imeze nk'iya mbere. Oya, ntabwo imeze nk'iza mbere, ahubwo imisemburo niyo twagiye dutandukanya, kuko imwe zimwe zengwa mu masaka, izindi zikengwa mu rwagwa nyine bisanzwe mu bitoke. Nta y'uburi hari se ko ariyo dukunda umuryango wacu. Igikorwa kiri aha ngaha twe tuzi ko yamutwaye mu buryo budasanzwe, ariko yerekanye yuko ari umuntu w'umugabo. Mwemereye iyo nka igihe muzashakira mu kwa munani nagarutse hano muza muri Musaga, igihe bazampamagare zabahereza n'amafaranga bayigure, tuze tuyihugure kandi mwese muzamuhari. Murakoze. Barakoze. Habyarimana aravuze ati uyu mwana mama we ni ikivugwa mu ntege. Ni ukuvuga ngo buriya atarabizi, njya kumureba rero umwana utagira n'umusatsi warabaye imvi, ariko nshima Imana ko yongeye kubona nyina Eliada, none umwana turafatikanya arareba, ndavuga Imana ahabwa icyubahiro. Barashyingiranywe babyarana abana babiri, ndashima Imana, shima kuko ahari nk'ijana n'intama. Reka rero iyo shashi y'intama y'ibihumbi ngukoreke mubutwari nyongerera imbaraga yitawe nyabikire n'adandabirana mu buzima bwanjye bwose bwawe nibera uwawe. Ngwino Roho Mutagatifu, sanganya imitima yo kwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bibisha n'isi zabone guhinduka. Dusabe Mana wamenyesha wa kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka ku bwa Yesu Kristo umwami wawe, izina ryawe n'icyubahiro. Tugushimiye kandi ko waturindiye mu rugo rw'umubyeyi Damascene watwakiriye maze akatumenyera. Nyagasani, komeza rero uturinde abasigara mu rugo, kandi nituzishimana nabo tuzashima izina ryawe. Ngaho dufashe ugendane natwe kandi ukomeze kuturinda, byose tubisabye twizeye impuhwe zawe ku bwa Yesu Kristo umukiza wacu. Ku izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu.
Narrow Road Production. Mumaso yanjye ntawusigera kuruta mu nyanja y'urukundo ngukunda umaze kunywa gatonyanga kamwe imvura ikunyagira ituma
nanjyewe ntoha kuko mbayeho nk'igicucu cyawe nitugera ahatebye nza kubera iteme kugira ngo utarira amarira agashoka ku matama yanjye kuko turi babiri ntituzigera tuba habiri kuko njye nawe tuzatandukanywa n'urupfu turi babiri ntituzigera tuba habiri kuko njye nawe tuzatandukanywa n'urupfu icyo nzi cyo ndagukunda genda gukunda icyo nzi cyo ndagukunda genda gukunda narashize amahoro murayazi hari amasaka hari n'ibihungi hari ibirayi hari n'amashaza iyi suka ni icyapa iyi suka koko ni icyapa ngo najya gushyira tukabereka ibyicaro kugira ngo tubone aho tuganira bagenda ndabumvira aho mwandagiye mureta mukomeza tukaba rero turi muri uru rugo kandi murabona twagize umugisha imvura yaguye nyuma y'imvura turi bazima izina ryawe rihimbazwe mwami Imana warinze aba bageni bacu urinda ababyeyi babo urinda inshuti abavandimwe ndetse tugeze isaha turi muri uru rugo ubishimirwe mwami Imana tugushimiye yuko wahaye aba bageni bacu urukundo ndetse urwo rukundo rukabahuza ndetse bagahuza imiryango aka kanya abantu bose bakaba batera muri uru rugo kubera urukundo no kubana neza mwami Imana rero tukweretse gahunda zose ziri buhera aha ngaha kugira ngo ziyoborwe nawe kandi mwami Imana niziyoborwa neza zigasozwa amahoro turashima izina ryawe ntabwo nasoza nasengeye ibiribwa ibinyobwa bifatirwa aha ngaha kugira ngo ubyeze ubitunganye kugira ngo bize kugwa abantu neza ngwino mwanya natwe utuyobore urinde buri wese kandi umufashe icyo ubona kimukwiye uraricyo umuha tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen ndi umwana mu rugo ariko uko biri kose nawe uri kubibona icyo nsaba ni uko wakwakira abantu batu muri iki kirori kandi nkabashimiye n'abashyitsi batuzindukiye murakaza neza murisanga mu rugo rwo kwambiranya Matiyasi mwene mudakemwa ndagize Imana wa Rusongo rwa Buraro rwa Mbonangira wa Mbonabuke akaba umugesera
murakaza muri isanga muri iwanyu. Umukuru w'umuryango bahurirana rwose abasaza no kuvugira amashyi menshi ikaze yakiriye umuryango nawe umutware w'umuryango iyo abagesera babonye abashyitsi barabakira. Muvandimwe inshuti yanjye wiriwe ku rugendo wafashe amasaha menshi uza kudusura, ariko iyo umushyitsi ageze mu rugo dushaka uburyo tumwakira tukamwakiza amata, tukamwakiza icyo kunywa, ndetse byashoboka tukamuha n'icyo kurya, kuko ari ngombwa kugira ngo uwagenze urugendo afungure. munyuze n'undi nawe agafata ubundi bakakirana, ati rwose no kuvuga ku buzima bwacu kubera yuko abasaza b'iki gihe nabo barasirimutse. Inshuti yanjye wafashe urugendo rurerure, ariko utuye icyo kunywa, shyira ku munwa wakiriza agatima maze bikuryohe. Ababyeyi nazanye nimubara kubakira ndaho murabije. Mu miryango yacu ntacyo abagesera basabye abacaba ngo bakibime, ntacyo abagesera basabye abacaba ngo bakibime, kandi n'abacaba ntacyo basabye abagesera. Abacaba, abenerwamba, abazigaba, abasindi bose ni bamwe. Rero nk'uko mpagaze hano mpagarariye umuryango mugari ndetse ureba n'amaso yawe, wamagaze hano si uko bose bakwiye guhagarara, ariko igihe data yatoranyije aravuga ati mwana wanjye reka ngutume ucungure, kuko aho ntagera niwo ugomba kuhangerera, ndetse nawe ugomba adasimba uhasimbuke. Ati haguruka ujye kundebera umukobwa wanjye. Nuko data ndamubaza, nese data njya kureba mushiki wanjye mboko, arambwira ati humura mwana wanjye, hariya mu kigega hari imbuto y'amasaka, ushake barumuna bawe uyishyire ku mutwe. Arongera arambwira ati hariya mu kindi kigega hari imbuto y'ibishyimbo, nayo ushaka abasore uyishyire ku mutwe. Ndetse arongera ati buriya n'ibigori birakenewe, ati nabyo ushaka abasore babishyire ku mutwe. Arongera arambwira ati muri ya rutoki urebemo igitoki cyiza gikwira mushiki wawe, nacyo ndagifata tugishyira ku mutwe. Aravuga ati ibyo byose hari n'ibindi tutagomba kwirirwa kuvugira aha ngaha,
shaka agaseke ubishyiremo ibumbire hamwe. Maze mushiki wanjye aramwenyura ntamara kugapfundura. Ako gaseke rero yaratangiye kumwenyura ntaramubona, ariko buriya araza guseka niyo mumwihoreye. Buriya data yambwiye ati natasekwa haraba atakigubakunda. Urakoze. Arangije aravuga ati rero ibyo byose bibanjiriza isuka basaza be babanze bamuririmbira isuka yibuke ko yari umuhinzi. Uwakumva amashyi ndetse banabikoze nk'ababibasaba, ariko ngushimiye kuba uri intore itambuka mu z'imbere, iso akaba yagutumye ubutumwa uko agahora ugira ababyeyi bagutuma kandi nawe uragahora usohoza ubutumwa. Urakoze kushimira, ariko ntaragera ku ngingo. Rero data arambwira ati ndebera umwana yuko akimeze kuko yo yari ari hano. Uribuka ko duherukana umwaka wa 2023 mu kwezi kwa 4 itariki ya 28 ubwo urumva kandi ntabwo wenyine, abantu bose imiryango banze rero abantu twaje kureba ko turi kumwe. Nunkundira uramusabira kuko buriya yabaye iwawe, ariko nanjye turafatanyije. nakubwiye icyo wasaba icyo ari cyo sinajye ngaho niba naho umwana neza nawe umubera amashyi. Hanyuma rero kandi turamubaha. Rero twagombaga kugira ngo bafate inzira yo guhinga kandi beze rwose. Iryo jambo data yantumye muzehe rero imbuto, amasaka, ibigori, uburo, yewe ndetse ikigori cyangwa ikijumba, maze mbere y'uko akirya akabanza akagikubita akoma amashyi. kubwira undi ati ndagukunda sheri namutamitse biragaragara. Oh sheri sweetie I love you. Ndagumenya guhaha. Amashyi menshi bavandimwe, amashyi menshi uburono n'abasaza nabo batambuke. Hanyuma rero uko mubibona hano hari bife ebyiri. DJ Olivier